umuhungu aje akakubwiza ukuri uko ari mwakire ariko ureke kushaka ibya mirenge nushaka ibya mirenge nyine arabikubwira kabifite kandi nabyo afite yego tubitsimbamo mutwihishamo twarabavumbuye ariko ngo nanone bakunzi ba TEME TV twongeye kubasuhuza kwirwa aho muri hose ndabizi mudukurikirana muri benshi nago muhwema kutwereka ko mudukunda inshuro nyinshi cyane mujye munaturemera mukore subscribe aho muri hose mu Rwanda diaspora yose ndabizi no munsi tugiye kugana ikiganiro kiryoshye n'umukobwa bamwita Anita meze neza yasa neza nari cyane rwose kumbona se meze neza tu nta kibazo cyane ako kera waritondaga cyane rwose nawe urabizi ko witonda yego ndabizi asa umukobwa witonda umukobwa witonda ntago ari kuvuga ngo nuko yambaye ibintu birebire cyangwa ngo umubone ngaruka atwaye bibiliya ahari hose nyine umuntu wese umubonye abona ko yitonda yego biratonze ahantu hose ntago ari ahantu hose ahantu ni ukuvuga ngo umuntu wese umubonye niyo yaba ari rimwe abona ko yitonda kandi biramwera ko yabona n'umugabo yego yamubona cyane rwose base babandi bavuga babasazi bo ntago bajya babona abagabo barababona abasazi bagenzi babo yego nta muntu buri bavuga ko nta nkweto ibura iyayo yego umuntu nimba ari umusazi abona umuntu bajyanye yego kuko nta nkweto ibura iyayo none se bivuze ngo nk'umuntu yabaye mu masera asubwe nkweto niba yabuze iyayo oya abamasera nabo bagira isezerano ntabwo urabona abamasera bambaye impeta baba bahari baba barasezeranye n'Imana na Yezu wabo baba barasezeranye na Yezu wabo bitewe n'imyemerere yawe ku buryo wumva ko nyine wabyirutse iwanyu basenga nimba barabyirutse uri umudivantiste ukaba uzi ko kwica isabato ari icyaha n'uwo mu mansera bazi ko nyine ahantu hose ari bugendane ikirangantego cye ko yasezeranye n'Imana bikaba bivugwa ko hari igihe none se ko hari igihe hari igihe ashobora akavuga ati njyewe isezerano nagiranye n'Imana rirarangiye ntabwo aba ari umumansera birashoboka ariko birashoboka ariko aba yaragiyemo atabizi neza ibyo agiyemo iyo wa wundi ujyamo abizi ntabwo ashobora kuvuga ngo isezerano rirarangiye ni wa wundi ubivamo ejo akabisubiramo nka wa muntu ujya mu gusenga akabijyamo abigiyemo ugasanga bivuyemo nyine ntabwo aba ari mu kintu neza nk'uko bigomba yego none se buriya abakora iki wundi ugereranyije ntiyabuze ati ngewe ngiye kwishakira nk'uwo mumansera wabaga uri umumansera akabivamo icyo abakurikiye mbese ni nko kwambara umwenda hari ikintu uhishemo imbere hari n'ababiha hari n'abagabo babiha umbabarire pe ntabwo abagabo bose baryoha yego no se ntabwo urumva ko ushobora gushaka umugabo akaguhira pe biba byiza ariko hari n'igihe umushaka akajya atahagukubita iki uwo mugabo aba aryoshye akugaburira gukubita iki se byaba aryoshye bwo none ariko hari igihe umugore bagira ati umugabo tugiye kumufunga akavuga ati reka buriya impamvu abyanga ni uko amukunda nta kintu kibi yamwifuriza mu buzima azagira ejo hazaza ariko niyo yamuniga niyo yamukubita amukunda koko nta kibazo ntabwo kibi yamwifuriza cyamubona niyo handi usanga yakoze icyaha bavuga ati turamufunze akabura amahoro ikavuga ati mumubabarire nubwo yaranyishe nubwo mbona bitameze neza ariko ni mumubabarire abamukunda cyangwa se mu buryo bw'imibereho
mu buryo bw'imibereho hari umugabo uhaha akaza akagukubita ukemera ukabirya ati naho najya cyangwa se ndamukunda sinamusiga ariko ibyiza njye numva ku giti cyanjye ni ukubana n'umuntu ugukunda koko we niko yego nuko mbyemera none se ari kwicwa n'inzara muri ghetto yego urumva ni no kwicirwa n'inzara no kwicirwa n'intimba yo kudakunda umuntu muri nyine mu nzu nziza yego wowe wumva watora he ubwo no kuvuga ngo aho kugira ngo njye mu nzu nziza njye kuyikurikirana myo ryaraha ngo wenda mfite imodoka ngo mfite inzu nziza ntajya muri ghetto imaye amahoro ukemera ugasanga wego pe umaye amahoro uri buze nankubite ntanige ntambuze amahoro ntambuze buri kimwe cyose numva nifuza akama uburenganzira bwanjye ariko urabizi kugira ngo umugore akubahe neza yego ufite n'amafaranga amafaranga ushobora kuba uyafite cyane rwose nabyo rega biriya bintu biza mu ngenzi bundi iyo ufite amafaranga si ukuvuga ngo uba ufite menshi na duke ufite ushobora kudusangira n'inshuti yawe kandi bikagendana neza ariko nimba ufite menshi ugasanga umuntu arakubuze kuko ufite ayo mafaranga nta kintu byaba bimumariye ikiza ni uko waba ufite make ariko abasha kukubona yesi yego bya mirenge tureke kubyigana cyane pe biriya bintu bya mirenge byo mwirutse ngo mbonye umukire ngo uriya ni umukene ngo twari kumwe none ndamusize hoya ni bibi cyane nibabireke abantu banyurwe n'utwo bafite yesi njye nyurwa n'utwo mfite ubonye umusaza w'imyaka oya no njye sinkunda abasaza nkunda abantu turi mu rugero rumwe ako reka gato nkwereka wenda uhuye n'umukecuru uracyari muto nta n'icyo ubaye uhuye n'umukecuru aragukunze uwo mukecuru mbwiza ukuri muzagendana muri karitsiye muri kumwe ngaho rero mbwira ukuntu nimba wumva neza uwo mukecuru utamuperezanta mu nshuti zawe oya ubwo yaba ari uw'ijoro ubwo aba afite garanti azamara agahita acaho nawe ugakomeza ntabwo aba ari wa muntu buriya nimba uzajya gukundana uzakundane n'umuntu uzabona uzagendana nawe mu nzira ukabona uri firi yabyo urabifiringa neza nta muntu ukubwiye ngo uriya muntu ngo reba ngo gira oya yesi yego ibyo rero nibijyamo bizaba byanze yego reka tugarutse koko turakundana ubona urukundo rudafite amafaranga rwaba rusa nyine ruba rusa neza haburamo akantu haba haburamo akantu ugiye umukobwa mwiza nkawe sinatinya kuvuga ko nawe ukwiye kuba nakujyana igisenyi nk'abantu biba ari byiza iyo bafite amafaranga noneho bakundanye ariko noneho bikaba akarusho neza ko iyo bafite dukeya bose babasha kumvikana biba ari byiza kurenza uko wanjyana ku gisenyi utankunda nta kintu byaba bimariye yego kujyana ku gisenyi utankunda ngo nuko ufite amafaranga ntacyo byaba bimariye byarutanga ifatira wundi ufite dukeya tugakomezanya paka icyo ku gisenyi tubashije kugira ubushobozi bwabo bakibabaho cyane nkanjye ndiho ufite urukundo rwinshi ndarufite pe rwinshi cyane kandi yego pe nawe hari mfite plani zanjye narasoza gukora n'inzira ngiza n'ubwo ibyo nzabyinjiramo cyangwa ubona bose ni babandi baza baraza ariko banaza nkabona bameze ukuntu nkabona bafite utuntu n'utundi n'ukuntu nkavuga aho ya nabo ntibabura ariko bitewe n'uko narabyigaho ngo menye aho ngiye kugera n'aho ngiye kuva ntabwo nabyirukankamo cyane
ko umuhungu uje ngo yitsimbye gashaka ukuntu umukobwa yagira ikintu amubonaho gakoresha amayeri menshi menshi cyane ashobora kukugurira n'inzu ntayo afite yakugurira inzu muri Kigali akaguha imodoka akaguha ibiki akubwira ko abifite kandi wareba neza koko ugasanga nta n'igaragera akanakodesha yego pe cyane gusa uwo muvumbura gutya icyo gihe uramuvumbura cyane cyane nk'iyo utamuhaye umwanya wawe hari byinshi ugenda ubona bya bindi yakubwiraga bya bindi mfite iyo umubwiye nk'akantu k'akabazo ubona nawe nyine atari siri yuko ari bugakemure kuvuga nimba atakemura ako kantu umubwiye k'amafaranga atarengeje wenda nk'akenzi nk'urugero uwo muntu afite inzu afite imodoka koko nawe ugatangira ugatekereza nk'umuntu umuhungu aje akakubwiza ukuri uko ari mwakire ariko ureke ko ushaka ibya mirenge nushaka ibya mirenge nyine arabikubwira ko abifite kandi ntabyo afite yego tubitsimbamo mutwihishamo twarabavumbuye ariko ngo nanone umukobwa ngo abakobwa ngo akandi kantu nanone nyine ngo bakunda gukoresha cyane kugira ngo gupime ngo kuko amafaranga wari ukuntu abanza akagira mukimenyana akanza akahita agutura nk'ikibazo cy'amafaranga abakobwa ntabwo mvuze ko abakobwa bose ari bamwe ariko burya ngende umuhungu ntabwo natete umukobwa udafite akazi uramutunga icyo gihe uramutunga nimba aba muri geto nta kazi afite urayishyura nimba agomba no kurya kameme kandi agomba no kwisiga akambara neza umubonye wese akabona ko ari umukobwa ukeye kandi bigizwe nawe ego niyo mpamvu rero ugomba kugira gute gushaka wa undi basi ukorera duke ku buryo niyo wamwongera ariko nawe akaba afite icyo yongera yego ubu ngubu twasoza si byose ni ukuri niko ubu dushaka icyo tugomba gukora yes mushake n'ababandi na wenda simvuze ko aba adafite akazi nawe urabanza umishinge shuwa neza urebe nimba koko ashaka gukora cyangwa se ashaka kwicara ukamuha ye umenye icyo ashaka nibwo nawe umenye icyo ushaka yego yego bakunzi ba TEME TV nishimiye kuganira na Anita uwase ase nakayeki nyiri umunyeshuri nari igisesoreye akuze ibintu bankoreye bari banyishe birote yanjye nashyizeho soreye we wahinduye amazina yego nanjye ari umubebe twiganaga mu ishuri yitwaga ikizina ntabwo narivuga ashobora kumva ikiganiro agahita amenya uwawe yitwaga izina yego tukajya turi muserereza nyuma arabihindura narakubiswe cyane noneho tugiye gukora ikizamini cya leta uzi ko nyine bakwaka imyirondoro nyine ya nyayo yego babeshya iwaba ati mayi uyu muntu se iyi ni uwahe ko ntawe tugiye nuko nanjye birote nayijyanye bambaza ati uyu muntu ntago ari uwacu jya kuzana umuntu wacu batwereke amanota yego nuko byagenze twakoze kuganira nawe nawe ubutaha sibyo cyane namwe amen.